ubukwe ni ikirori kiba rimwe mu buzima udakwiye gukora uko wiboneye kose. Niyo mpamvu rero Debut Decor ubukwe bwawe tubugira urwibutso rutazibagirana, tugukorera decoration mpuzamahanga ndetse tukambika n'abageni amakoti meza ndetse n'amakanzu meza cyane. Namwe babyeyi rero ntitwabibagiwe, tubafitiye imikenyero myiza cyane. Dore ikintu usabwa ni ukuduhamagara kuri iyo nimero iri kuri eka yawe, cyangwa se ukadusanga mu isoko rya Nyarugenge kuri floor ya mbere umuryango wa 14. Debut Decor, we make your wedding unforgettable. Subiretse ndebe ko yangizeho abantu b'i Kigali ndabatinya. Ndabona agezeho da. Sava? Hanyuma gahunda ubwo mfite nimero yawe nawe mfite yanjye tukomunikana. Menye ko nawe ndi myenda mfite. Ntugire ikibazo. Utekereze. Ntugire ikibazo, nzakujyana shopping ikintu cyose gishoboka. N'inkweto. Nta kibazo pe. Sawa. Okay. Sawa rero. Sawa. Yeah. Ntawe urabona rero mbaye mbizi semba mbikubajije nyine ndi kukubaza. ni umuntu usanzwe ntabwo ari ibintu birebire, ahubwo si ko waruje ahangaha byari warugiye he? Umuntu usanzwe muhagararanye iminota ingana gutya ku muhanda, uwo muntu usanzwe ni muntu ki nyine ko ari we ndi kukubaza. Ntarinze kutabigira amatsiko bigeze aho ngaho noneho byagenze bite? Ujya kubaza gusa nyine urabona umaranye umwanya munini. Nyine kuva tumaranye umwanya munini ni uko ngo ntari birye, ni umuntu w'ingenzi rwose kandi nkeka ko ashobora kuzakubera uw'ingenzi. Wowe ntugire ikibazo. Uw'ingenzi utabihaye n'akaribu mu rugo. ahubwo imbaza uti kuki umushyitsi wawe nyine utamuhaye karibu mu rugo, ahubwo icyo ngicyo cyari kuba ari ikibazo. Noneho kuki umuntu wawe w'ingenzi utamuhaye karibu mu rugo? Nuko igihe cyo kwinjira muri runo rugo ntabwo cyari cyagera, sibyo? Okay, none reka mvungura akantu gato cyane. Ibyo nshaka mureba situation Mia arimo. Yego. Ni umuntu uzatuma iriya situation adakomeza kuyigumamo cyane. umuntu aturusheje iki twebwe tubana nawe, twebwe turimo kumufasha kwayivamo. None se reka nkubaza iki, cyagiye urwara tukabanza no kugira ngo we nabone diabete urwaye katigeza ku gihumura. Buriya rega umubyeyi arabyara nyine akajya, ariko iyo umaze kubyara umwana ukamukuza nyine akagira igihe cy'uko ajya gushaka cyangwa ashakwa, burya wowe akazi kawe karangije uba ugahereje undi muntu uzakomeza paka muri ubwo buzima bwose wawe usigaye. Mbona hari ibintu uri kumpisha, usigaye ugira amabanga umpisha, usigaye ugira ibintu byinshi umpisha, niba utakinyizera. Nabangwisha umuntu tubana nukuvuga ngo muri iyi si muri miliyari 8 na miliyoni 400 zituye ino si dutuyeho, umuntu tubana amasaha menshi cyane, turi kumwe amasaha menshi cyane ni wowe. Nose ubwo ibanga nagwishe ariko ryabaririye. Nicyo nyine nanjye mba nibaza. Ntabwo ribaho. Kibati cyanjye ntabwo iryo banga ribaho n'ukuri ko. Ahubwo wowe maze kukubona ugira ikintu bita amatsiko. Ahubwo mbwira ikindi kintu ungiriyeho amatsiko. Ikindi kintu nakubaza. Iyo uroye ubona nkurerera nabi, miyamurera nabi ku buryo wenda hari ikintu wampisha gutereka no kukimubwira, wenda kuri icyo nyine uvuze ngo umuntu ugomba kuzajya mwitaho, ubona nyine hari mbimenye nabihungabanya. Reka nkubwize ukuri, urabizi ko ibintu byose ikiremwa muntu gikora, Imana ibiri hano na shitani biranga, sibyo? Mubyemera? Heka ko ibyo abo bombi kari babiri nabo baza bakagutangira ubuhamya pe. Nukuri kose ni nayo mpamvu sibyo? Oya humura kandi noneho reka nkubwize ukuri, nyenda kubwiza ukuri ko
iki kintu uri kuvuga ngo ndagwisha wongera gute waretse ku gaseke nkakomeza nkagapfundikira nkazakubwira ngo wow ugahita ureba ugahita ubuti ni ngi wambishaga wowe ugahita umpobera ndabizi uzanterura ntabwo wari wanterura n'umunsi n'umwe ariko nzi yuko uzanterura tu sibyo ibyo byizere koko okay reka iyi tariki uyandike sibyo iyi tariki uyandike n'uyu munsi wandike uzambwira uti sheri wari wabimbwiye numvaga wambwiza ukuri ukambwira ngo ndakubwiza ukuri ishusho wanjye nuko ndakubwiza ukuri mwaka bizu shusho isa reka nkubwiza we pasi reka tugende nyibwo neza oya uniona nambaye nashaka kukwereka ko unose urabona atari sawa karara kubereye ibya data urabona nari fit is neza urabibona neza ariko ako ni fresh zana rero niyo shati turebe se iragukwirara irabuzwa n'ikisi kirana gukwira sana kazinge neza ukabiki ariko none urumva wawe nizere ko hari umutekano ngeze subiza urumva wanjye bemeze nabizi nawe utoyerega muri quartier nk'iyi yanjye ngewe narimutse ntabwo nyibahaha ariko ni muri ka kajagari ako nyine kameze neza ntabwo ari nk'aka kawe sawa nyine nubwo dukora hamwe iyi urayibona ute mbese amapantaro yo si ngombwa ko nyambara nayigeze nta kibazo ubaze ko iyo ngiye ikubereye kurusha iyi jezi kuyo noneho Robin rero iki gikapu n'iyi myenda ni ukuri harya ubana nande ndibaza nisanze gute kwa muganga kandi murampunga murankwepa musigaye mumfata nk'akana ntabwo mushaka kumbwira ngo ni ibiki biri kuba mumbwize ukuri biri kunsaza mami Emile bite ari hehe kuki narindi kwa muganga ni ibiki mumbwize ukuri mumfashe Emile so niya umva sheri wanjye icyo cyo rwose impungenge zawe zirahari zirumvikana kandi ziranagaragara no ku maso yawe biragaragara n'undi muntu wo hanze atari muri no famiye yahita bibona metalike mo imbere hari urabona nubwo ntuye ahantu haba ariko ngewe sinshobora kuba ahantu hari urugi rubi urumva kandi ngewe mbona urusha n'urugi akazi dukora urakazi amasaha dutahira urayazi ndayazi wasanga urugi barukuye n'ibyo ufite byose babitwaye iwanjye umutekano wizeye ntago neza ko utayikura muri akomeza yambare hanyuma umva ikindi hano harimo amapantaro 3 amashati 8 n'umupira jezi ebyiri ya Arsenal n'ungo iyo ya Arsenal ntago nayibaraga ndakwizeye ni utanyizeye wambwira nkabikusubiza ariko nta kibazo ndakwizeye rwose oya nta kibazo gahuriza n'utumye iyi ni ngiyi inshano no kuyambara ejo ufitiye ntabwo uzaza mu kazi ese ubundi gutari no kwibaza uburyo ahubwo se mbwira amafaranga yo kugura imyenda wayakuye iki amafaranga yo kugura imyenda wayakuye nk'icyo kibazo kimbajije none se ko dukora akazi kamwe ko bataraduhemba singavuba pfa gushira ese ubundi noza korode bamwirukaniye korode ngo bamufatiye hajya inyuma reba hahandi ahantu dushyira ibintu za ibishingwe ngo bamufatiye ari guhasokoreza umukobwa ari gusambana bahita bamwiruka kandi nabimubwiye korode ibaze ko bamwirukanye nta nimerekeza nabikubwiye
kandi nawe bazakwirukana abonye ukunda kuvugira kuri phone turi mu kazi. Imyiteguro wari urimo irakomeje usibye akabazo kuko sinzi nimba ubyibuka ko no mu bwana ubwo no muri primaire ko wajya kugira akantu k'agaserere gutya abantu akatubwira ngo nama infection mu maraso ngo bizagenda bishira uko umuntu agenda kura ariko urumva ko nimba mbere byaragufataga nka 2 mu cyumweru ubu ngubu bikaba bigufata rimwe mu mwaka umva ko biri kugenda bishira ntugire ikibazo rwose ubu ko turi kubutegura neza ahubwo nuko natikuye ko wamara kumva umeze neza none ukamenya kumenya bimeze gute. None se nyinariye ntago nyitaba kuri telefone ntago telefone yicamo ndamami nyinariye. Nuko ngo ngena namubwiye abakuretse ubanze tuze umere neza ntugire ngo harinde impamvu rwose ntugire ngo yarakwanze. Byose uramukeneye n'umuntu wawe n'umuntu wa kandi ibintu byumvikana. Yumva ibintu byumvikana n'umuntu ariko noneho kuri aka kanya ubwo noneho mbona uri bonne santé dushobora noneho kumubwira nimero yakayisubizaho kuburyo mwakongera ko nawe yaradutesheje buri kanya shiri wanjye ari he buri kanya meze gute mbona no kugucumuka ntabwo ushaka umuntu gucumuka sibyo shiri ihangane rwose. Amafaranga se Icumi uretse shyiraho ibindi bitanu shyiraho ibindi bitanu oya bishyira bitanu uragiye se usengenda uraza kuvugana kuri telefone ubwo naho mu kazi ejo kuri telefone ndaguhamagara cha uzinduke dore batanye kwirukana abakozi benshi. Sawa madam ako madam gwino hano ako madam usibye gusuzugura nk'imbwa y'inzungu nako imbwa kazi y'inzungu ni gute utinyuka umuntu ntawe ufite umwana ukarara mu gasozi none buno buheburere ke wabera ubaye umugabo baye umugabo nari iki waraye turengaza gukomeza banza nsobanurire ahantu waraye sobanurira waraye shaka ikindi nta n'ubushinzwe oya reka twumvikane sibyo ibi bintu ntabwo wajya kubikora niba rukumaze kunca maze kubera ko nta kazi kagaragara mfite ese ubona gukena singiso gukena ni ibintu bisanzwe madam ntabwo ubuzima kuba buhindutse akakanya ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kwigira indaya mbwira waraye hehe sibyo sinzi impamvu nyine mba numva wagira ngo ntabwo bisobanutse sinzi impamvu mbona musigaye mumfata nk'umwana mami nawe usigaye munguga kabye yaguhunga se agasanga ndetse nese dadi wamuhamagaye ndamubwira rwose ntugire ikibazo sibyo nuko nzi ko aya masaha nyine abarokipe cyane kandi nawe urabizi ko aya masaha asaba gutyo abarokipe none ihangane bigera mu masaha 8 saa 9 ndahita mubwira nta kibazo sibyo kunamubwira kandi dadi nge umubwira akantu swakwihangana wambabariye telefone yanjye gusa turagukunda dadi buri kumbeshya telefone gusa ni yawe oya ntabwo mbeshya n'ukuri ngaho reka nzerekanye rero sibyo babyamenye sawa uri wa mugabo wahahira urugo inzu ntabwo yakunaniye kwishura uvuye gukorera amafaranga uvuye gukorera amafaranga none yo kwishyura inzu wabaye indaya stress mbabarira numva yo naraye ntago hakureba nyamara ushaka ibi wabire ese ubu ndi hano nishimye ndahangaya nishimye ntari kumwe n'umwana wanjye ntago wambwiye ngo ko mujyane mu oya buretse gatoya ariko ibyo umwana ubizanye he nge ndi kukubaza waraye hehe aho naraye ntago hakureba ese kubera iki buri gihe ukora amakosa hanyuma ukavanga ibintu uri kumbaza ibyo umwana njyewe nibyo turi nkubajije cyane kukubaza ahantu waraye urambwiye ngo nananiwe kwishyura inzu hanyuma uvuye gukorera amafaranga nyereka amafaranga uvuye gukorera wandaya we nyereka se none nduvuye indaya wamfasha nyamara ushaka usiyo naraye umva nkubwire ushaka wakwitonda
ushaka wakwitonda, reka nkubwire n'ikintu ushaka wafata umwanya mu ukitekerezaho. gihe utaramenya inshingano zawe Ibaze utarakora inshingano ibaze kuba ntukambaze. ubuzima buhindutse gato ukaba utangiye kwitwara nabi. ndetse nzicibwa inzara hano muri iyi nzu yawe Ese uwo kwirirwa gusa ese umugore wo kubaha umugabo ari uko afite amafaranga yakena ukamusuzugura, uwo ni mugore nyabaki. Ngereka nge nkubwire, nudafata umwanya ngo utangiye witekerezeho, utangiye witekereze izi ngeso batangiye kwadukana anga umuntu muzima, kuko umuntu muzima usa nawe uratinyuka ukagenda ukarara mu gasozi. ubundi reka nakwiye kubundi ntabwo Shobora no kuba watangiye kunywa inzoga kuko ndi kumva ziri gukunukaho. Reka nge nkubwire, ukwiye gushaka kuvuga ngo yamenye ukuri hari ukuntu abwira uko byitwara atari ko yakize tumubwiza uti yarapfuye n'ubundi ko yapfuye nyine akabyakira nawe. Ese uzagumya umubeshye ngo babiri uzamugenza tuzamukuranye. nyumva neza, nyine mira uzamukuranye. nyumva neza, ngewe wimbangamira nibwo uri guteza ibibazo nyamara kuko uko ngiye nshaka kubikemura, ahubwo nibwo uri ushaka kubiteza byahatari. Mvureka mukishira wanjye sibyo, tuza ngewe wimbangamira muri gahunda zanjye ndimo, hari utuntu ngende kwipangira sibyo. mbese mira uzamukura ariko aricyo rwose uzamukura. Wowe mwanya gusa ndabigusabye sibyo, mwanya udureka mu byo ndi kuvuga unyunganire, ko kuvuga ibintu bitandukanye sibyo. Wowe umbabarire nimba wenda ntangiye kuvuga ngo ikirere uhita unyunganira umbwira uti kirakeye sibyo, ariko nimvuga ngo ikirere ugahita uvuga ngo kirijimye tayari umwana azahita abona ko hari ukuntu utari kuvuga rumwe, kandi kuri aka kanya dutegetswe nge nawe kuvuga rumwe neza. ariko nanjye ukambuza ukuri aho uzakura Emile. N'ibanga ryanjye ndi gutegura, kandi n'ibanga ryanjye nzaguhishurira kuri uwo munsi sibyo. Sibyo, vuga ngo yego, vuga ngo yego 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 yego. Nabyumvise rwose. guhamagaye n'umuntu ufashe telefone. ndabibonye Tanzania irukanka ngo musanze wanguze. Ntacyo, reka tuganire ahangaha, si ngombwa ko Shakira ikirere wanjye. Umva rero, ndashaka kugutuma urumva, kandi buriya ntugire ngo sinaguhisemo. nshaka kubona amahisi. amafaranga none afite muri iyi minsi. Ndashaka kugutuma mu mujyi urumva, ndaguhemba ntugire ikibazo, ndaguhemba. Hanyuma hari impano nshaka kujya kugurira, impano, ariko hari zimwe narangije kugura, ahubwo hari imwe ntarabona, ariyo nshaka kugutuma. niyo ugiye kubona amasomo ari amafaranga yose? impano imwe? Ariko oya amafaranga yose? oya ariko se bite byawe? Yaba wantunguye amafaranga. urumva, hari impano narangije kugura, ariko hari iyo ntarabona, ariyo nshaka kujya kugira ute yo gushakira mu mujyi. Vareze igura ngahe? Byaterwa niyo ushaka. Hari vareze, urebe vareze y'umweru nziza. umweru usa gutanga umweru kabisa. Okay. Buse yarenze 2020 15. Vareze zirahenda rega Vareze wenda 25. Oya reka ntabwo ndi umuturage man. 1 2 3 4 Vareze. Hanyuma ayasigaye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayasenkani ndaza kubwira umuntu urayaho ufite izo mpano zindi naguze, urayumva. Ndaza kuguhereza nimero ze, nugera mu mujyi uramuhamagara uze kuzizana. Asenkani urayamera uwo n'umumama naguriye, hanyuma urakoresha tiki. Ko muri iyi minsi ndi kubona ubuzima bwawe buri guhinduka cyane, amafaranga ngaragucya uri kuyakura kudukura akazi kamwe. Urabona hari umukire
ndi gukorera muri no ndi kwambika kandi mbikubwira kwambika ndi kumwambika kumwambika zimwe ndi kumwambika ni ngiye uri kumugurira imyenda nkamukora 10 nkaryayo ngayo kandi wakuzaye muri kariya kazi dukora ukindi wabonye akazi keza ukanyibagirwa ari nge wakuzanye mbaye Robin wimbaza byinshi man nzagenda nkubikubwira ukuntu bimeze umva ndi hafi kujya nambika umuhungu we sibyo icyo kiraka nzajya ujye gukurikiza umuhungu icyo kiraka nzakiguha hari ikindi ushaka buretse imyenda uyikuraho bambika ariko se mana banze ujye kuzana ayo magift mugi kandi wambika ariko wowe ikibazo ufite ni iki ngiye nakubwiye ko ari wowe uzambika umuhungu we hari ikindi naho usobanura uburyo bw'umwahuye basi wowe banze ujye ibindi turaganira uvuyeyo sibyo ndaza barize yonyine hanyuma nimero ndaza kuzikohereza muri message nujya mu mujyi umuhamagare kandi urebe vareze nziza ajya ngo n'umumama n'umumama twarangije yarangije no kubinyereka abaze gutambwiye ni umukobwa n'umuhungu ndagura vareze wowe ntabwo ugiye kugurira uwo mumama uragenda uyigura ubonye hose niyo umukobwa niyo umujama ako se ufite iki kukigira amatsiko cyane man nakubwiye ko nuva cyambere nuko ari umweru ushake vareze y'umweru y'amaboko maremare ariko nanjye nyine deal ukarakazi ku kirina tukana nanjye nkuru wowe nugira ikibazo we turafata umwanya tuganire nta kibazo wowe ushake vareze nziza sibyo se sawa nimero ndaje nzikohereze muri message ubundi nizere ko urabikora fresh mwana ko afite amatsikora oya ni ibanga ryanjye kabisa ntabwo nahita mbimubwira uriteguye nditeguye tubanza tujya inama umukobwa wanjye yitwa Mia sibyo waramubonye yes please izina ryawe uryibagirwe kuri aka kanya uri Emile azajya guhamagara Emile wanjye Emile sheri wanjye Emile ibintu byanjye Emile byose byanjye ibi byose ugomba kubyemera kandi ukabyihanganira sibyo tukumvikana yes noneho umukobwa wanjye ni umukobwa ugira urukundo pe agira urukundo kandi akanarugaragaza no hari umuntu ugira urukundo ariko kurugaragaza bikamunanira or we agira urukundo kandi rwinshi akanarugaragaza nawe rero ikintu usabwa ni kimwe biragusaba kuba romantique byoroshye oye biroroshye impamvu niba ushyiramo ko bitoroshye ntabwo biri bworohe koko buriya gusohora amarangamutima atakurimo ibintu bikora ariko niyo si tubayemo nshuti yanjye niyo si tubayemo urumva ntabwo ari umukunzi wanjye ndi kwiyitirira undi muntu urumva koko nasohora amarangamutima nk'uko nakagombye kuyasohora none se reka nkubaze ikibazo abantu bose muhura mu nzira ukabasuhuza ugaseka nuko baba ari inshuti zabo nukugira ngo umunsi ugende ariko gusekera umugore wawe cyangwa se sheri wawe bitandukanye nuko wasekera n'umuntu muwe mu nzira ariko nyine kuri aka kanya turi muri tiro nanjye ndabyemera pe ibyo bintu biragoye sibyo nta n'igihe n'umugore wawe mwarakanije ariko bikangombwa kuseka kugira ngo ubuzima bukomeze nge mbabarira nicyo kintu ngusabye kabisa ibi bintu rero uri kumbwira ngo urabinsabye ariko ibi ni ibintu bikomeye cyane ubu none wongeye gutangira gukoresha amarangamutima urumva ni ibintu bitoroshye ahubwo rero ibyo bintu ndumva amafaranga uraza kuyongera pe nakubeshye ngewe ntabwo wakongera amafaranga kuko tuvugana ibintu byo amarangamutima gusohora amarangamutima ntabyo twigize tuvugana umva Emile sibyo Emile tuvugisha ukuri Emile twumvikane ku kintu sibyo ngewe mbabarira uacting nka Emile yari umusundo uko wambaye sibyo niko ushaka kuzajya wambara none ukajyushyiraho n'udukoti ko na Emile nawe niko yabigenzaga turikumvikana yakoraga mu Rwanda rwanjye n'inkweto nta kibazo inkweto narabikubwiye n'ubushize nakubwiye ni aho ngaho sawa yaba ari suppress yaba ari izo zingozi nta kibazo sibyo none se ikindi kibazo mfite
haba hari ibintu uriya mukobwa wawe yaraziranyeho n'uwo mugajya yitwa Mia uwo wa mbere yitwa Emile. Ni wowe rega ni Emile. oya ndavuga umwe wa mbere wa musore wa mbere Ni Emile. ni Emile. Yes. Hari ibintu baziranyeho ntaba nzi ubwo byagenda bite. Icyo nta kibazo kirimo, ukigomba gukora ni kimwe, wowe ugomba kumuvana muri passe ukamuzana muri presa. Mu gihe ubona ko atangiye kwinjira mu mateka, wowe mugarure vuba vuba, sibyo? Umuzane muri buno buzima busanzwe. Yemerera amafaranga, uzongera amafaranga. Umvikane. Umva nkubwiye nibitari byo cyangwa mve muri oya nibitari ibyo nge nzabikora. Urongeraho amafaranga 300. 350. Ariko utware neza. Sibyo? Tubyumvikanyeho? Nta kibazo. Nta kibazo rwose. Ubwo igihe yanjye nawe nta kindi. Nta kibazo, ndabikora neza nko kubyifuza. Okay. Oh, hi. Hi baby. Hi. Bite. Ni sawa. Kuki wari waranze kuza kundeba? Ntabwo nabyanze bibi. Shigari. Nanjye. Dadi bite. Umereje akaboko. Sawa. Shiri kuki utari waraje? Nyine ko kuyo telefone nsubiza mbwira. Sinanakubwiye nyine ko abari mu kazi kenshi yanga kugustressa. Shiri akazi gasigaye kandi utayibone ko uvuze. Oya. Izi zose ni izawe. Dadi wabonye? None se. Zose ni izawe. Thank you. Karibu. Simve mu ideni. Ngama kabizo. Love you Dadi. Karibu Shiri. None se baby. Urasa neza cyane. Sure. Cyane pe. Nawe maze urasa neza ko wananutse. Ko wananutse bite? Nakazi kenshi. Akusubwo wari bira bibazo wari urimo urumva ari kubyibuha koko ntabwo byari. Kuki utaje se kundeba? Yego. Okay, ngakaribu basi twicare. Turaza kubivugana. Bravo. Uruichinyoma